Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, nk'ibisanzwe iyi ni YouTube channel aho tugenda turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima bwabo busanzwe, zaba ari nziza cyangwa se mbi, ariko nanone zikaba zifitanye isano n'ubuzima baba baraciyemo. Ubuzima umuntu acamo akiri umwana kuva avutse kugeza ku myaka 8, ugakomeza kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane kuri iyo ya mbere yo kuva kuri 0 kugeza ku 8, akenshi ibyo umwana aba yaraciyemo muri icyo gihe nibyo bigena uko azaba ameze mu gihe azaba yarabayemo umuntu mukuru, uko umuntu mukuru yitwara, uburyo abanamo n'abandi, ndetse n'imyanzuro n'ibyemezo afata mu buzima mu gihe yaba yarakuze, akenshi biba bifitanye isano n'ubuzima yaciyemo akiri umwana. Nk'ibisanzwe hano kuri Easy Life Talk nge tuzajya tubana muri bino biganiro, ndi MBOT. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ingingo ivuga iti kugira byose ariko ntubufite bose, cyangwa se ntubufite buri umwe. Aho ni igihe umwana aba afite umubyeyi umwe w'umumama, umukobwa uba warabyaye, ariko atabana na papa w'umwana, akaba ari babandi bitwa cyangwa se bahabwa izina ngo ni single mom. Kwitwa umusingle mom si ibintu umuntu aba yarahisemo, ni ibintu nyine biba byaraje gutyo, ariko bigiye bifite ingaruka, ariko nanone ziba zishobora kuba zakosorwa cyangwa se zarebwa uburyo zagenzurwa, bityo ntibigireho ingaruka ku mwana, kuri uwo muziranenge uba waraje kuri iyi si kugira ngo nawe urugendo rwe rutangire. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute, ni ubuhe buzima bw'amarangamutima y'umwana wakuranye n'umubyeyi umwe, umubyeyi w'umumama ariko utabana na papa w'umwana. Ese biba bimeze bite? Uyu munsi turaza kureba igice cya mbere kivuga ku mubyeyi uri independent, cyangwa se ushoboye guha buri kimwe cyose umwana akeneye: imyambaro, ibikinisho, ibyo kurya, gutembera, n'ibindi byose umwana akenera kugira ngo yishime, yumve ko nawe ari umwana umeze nk'abandi bose. Ese biba bimeze bite iyo hari ingingo umwana ahura nayo yo kuvuga ngo mfite byose ariko ntabwo mfite ababyeyi bose? Ese bigenda bite? Nubwo umwana ashobora kubona buri kimwe cyose akeneye mu buryo bufatika, ariko ashobora kwiyumvamo mu marangamutima ye akumva ko hari ikibura. Umwana arabyumva. Abana buriya ni abahanga cyane, babasha kumenya bagasobanukirwa. Ni uko twebwe akenshi tuba tutabifiteho amakuru. Niyo mpamvu iyi YouTube channel yashyizweho. Ni umugisha kuba ibitekerezo nk'ibi ngibi Imana ibimanurira mu bantu, kugira ngo tubashe kugenda dusangira ibyo nzi, tubisangire n'ibyo nawe uzi muri comment section, ndetse no gusharinga n'abandi ibijyanye n'ibi biganiro, kugira ngo twese hamwe turebere hamwe ese ni iki cyakorwa kugira ngo ibibazo abantu bagenda bahura nabyo barakuze by'amarangamutima ariko bifitanye isano n'aho hahise habo, ni gute twabiganiraho bikagenda bibonerwa umuti, cyangwa se uburyo bwo koroshya ingaruka zabyo. Ni ukuvuga ngo kutitabwaho kw'amarangamutima, cyangwa se cyitwa emotional neglect, ntabwo biba bivuze ko hagomba kubaho abuse cyangwa se kugirirwa nabi. Akenshi niko bisanzwe bimenyerewe, ntabwo kugirirwa nabi aribyo byonyine bigena ko amarangamutima y'umwana cyangwa se y'umuntu mukuru yirengagijwe cyangwa se yahohotewe. Ahubwo iyo hari ikibura icyo ari cyo cyose, urugero nko kuba umwana yarakuranye n'umubyeyi umwe hakaba habura umubyeyi umwe, nabyo bigira emotional neglect. Nayo ni ubundi buryo amarangamutima yirengagizwamo, cyangwa se amarangamutima nyirayo cyangwa se nyir'ubwite muri we, mu buryo nawe aba atabigenzura, yisanga avuga ati amarangamutima yanjye ntago yuzuye, hari ikibura.
ni ukuvuga ngo aba bana akenshi bahura n'ikibazo cyitwa father hunger cyangwa se identity confusion. Iyo hari umuntu ubura mu muryango cyangwa se papa na mama hagize umwe uburamo, ubu ngubu turi kureba ku mwana ufite mama ubasha kumumenyera buri kimwe cyose, ndetse no mu buryo bw'amarangamutima mama wamuba hafi, ariko abura na ya presence cyangwa se kuba hari umubyeyi w'umugabo uhari kugira ngo agire izo mpande zombi. Ni ukuvuga ngo umwana akura, umwana cyane cyane umwana w'umukobwa, aha niho turi buze kugenda twibanda, akura afite ikibazo kijyanye no kuvuga ngo papa se yanjye ni iyihe, cyangwa se ni iyihe mpamvu ndiho, ku bijyanye n'iki no kuba uwo mwana nimba ari umwana w'umukobwa role model we aba ari mama, ariko nanone role model we w'ahazaza ho kujya mu rushako, w'ahazaza w'umubano we n'abandi bantu batandukanyije igitsina, ari umuhungu cyangwa se bazabana ku ishuri, abahungu, umusore cyangwa se umugabo bazabana najya gushaka, ibyo amwigiraho cyangwa se uwo azareberaho aba ari papa we. Iyo rero abura mu muryango haba harimo iyo gap, haba harimo icyo cyuho cy'uko ku bijyanye na papa se yo kuzavamo umugore w'ahazaza, yego abyigira kuri mama we, ariko se ninde azareberaho nk'icyitegererezo cyo kugira amahitamo y'uwo azashaka, cyangwa se azajya yitwara ate ku bandi bantu bazahura nabo haba ku ishuri cyangwa se mu kazi b'igitsina gabo, bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo icyo ni cyo kibazo cya mbere umwana w'umukobwa wakuranye, wakuze afite byose akeneye, ariko abura father figure mu buzima bwe. Ibyo bibazo nibyo ahura nabyo, ariko akenshi byigaragaza muri relationship. Ikindi ni uko ashobora muri we kwiyumvisha ko yuko ari umuntu wasizwe, cyangwa se ntago nahiswemo na papa, aba yiyumvamo nk'umuntu utarahiswemo na papa. Papa ashobora kuba adahari mu buryo bw'uko yego ibyabaye byarabaye, ariko ntago wenda bombi bari biteguye kuba bahita babana bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ariko umwana we nk'uko twabibonye, ubwonko bw'umwana ntabwo buba bufite uburyo bwo gusesengura ibintu biri kuba, ahubwo bubifata nk'ibintu biririyo cyangwa se bya nyabyo. Bishatse kuvuga ngo umwana muri we imbere agira icyitwa internalized abandonment, akumva yarasizwe cyangwa se papa we ataramuhisemo. Ikindi kibaho ni icyitwa strong mother effect. Strong mother effect ni inyito ishatse kuvuga uburyo ki umubyeyi uri independent, wihagije, abavuga ati ibyabaye byarabaye, ariko umwana wanjye nzamurwanirira kandi nzamurwanira ishyaka. Yego biba ari byiza, ariko ku mwana bimugiraho ingaruka, kuko akenshi na kenshi aba babyeyi baba babana n'abana babo gusa, ariko papa w'umwana adahari mu buzima bwabo, bakura bashishikariza abana babo nabo kuzaba independent cyangwa se kuzirwanirira, bakumva mu by'ukuri umwana iyo akuze afite iyo myumvire aba yumva ko yihagije adakeneye undi muntu. Ibi bigiraho izihe ngaruka ku mwana? Ingaruka zibaho ku mwana ni uko umwana akura ari wa muntu uhisha amarangamutima ye, kubera ko nimba yarakuze abona ari kumwe na mama we, aravuga ati ntago nzagaragariza amarangamutima yanjye yose ku mubyeyi wanjye umwe mfite, yampaye byose ntago nshaka kumuvuna, bityo umwana ntagaragaza amarangamutima cyangwa se n'ibyo yumva yifuza, kubera ko aba avuga ati n'ubundi mama wanjye arakomeye, cyangwa se sinshaka kumuhungabanya, sinshaka kumutera ibindi bibazo cyangwa se kumwongerera ibibazo hejuru y'ibindi afite byo kuba yarandeze ndi njyenyine cyangwa se nawe ari wenyine. Ikindi kintu cya kane bagenda bahura nacyo nk'ingaruka zo kuba barakuze ariko mu buzima bwabo hari umuntu w'icyitegererezo uburamo, cyangwa se hari irindi shyiga rya gatatu ribura mu rugendo rwabo, icyitwa attachment and boundaries. Ni ukuvuga ngo
Attachment mu biganiro byacu byatambutse twayisobanuyeho, ariko attachment ubundi ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu agirana umubano wihariye hagati y'undi ya mugenzi we. Umwana na nyina baba bafite umubano wihariye, niyo nicyo cyitwa attachment. Hanyuma boundaries cyangwa se gushyiraho imipaka mu buzima bw'umuntu, imipaka cyangwa se amahame umuntu agenderaho. Nimba ari umuntu uvuga ati amasaha runaka niyo ngomba kuba nkoramo ibintu runaka, ubwo uba ugomba kubaha izo boundaries cyangwa se ayo mahame yashyizeho. Tuzategura ikindi kiganiro cyihariye gisobanura kuri izi ngingo uko ari ebyiri, ariko uyu mwana ahura n'ingaruka zo kuvuga ngo ntago azi icyitwa attachment, ntago azi umubano wihariye. Buriya umwana w'umukobwa iyo abana afite se mu muryango, abasha gusobanukirwa ngo abantu b'igitsina gabo bitwaraho gute, cyangwa se babayeho bate, cyangwa se bakura bate, bariyakitinga gute, cyangwa se ni gute bakemuramo ibibazo. Ibyo ngibyo abyigira kuri se uba umuri hafi. Rero iyo atamufite aba afite icyitwa imbalanced couple dynamic, ni ukuvuga ngo hari ibyo aba yarigiye kuri mama we uhari, ariko ababura bya bindi aba agomba kwigira kuri papa we, ari byo birema ngo umubano wanjye hagati y'undi muntu dutandukanyije imiterere ugomba gutwarwa gute. Ibyo nibyo umwana aba yarahuye nabyo akabibura bitewe n'uko yagize gute, yarezwe n'umubyeyi we umubyara ari we mama gusa, papa atahari bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ikindi ni uko kuri ibijyanye na boundaries, burya umubyeyi w'umugabo iyo ari mu rugo ashyiraho cyangwa se abahari bamuboneraho ikijyanye no gushyira ibintu kuri gahunda, cyangwa se kuvuga ati ibi ngibi nibyo biri bukorwe, biriya si biri bukorwe. Ariho wa mwana akura yiga ku bijyanye no gushyiraho amahame cyangwa se amategeko n'amabwiriza ubuzima bugomba kugenderwaho. Abana babyigira ku babyeyi b'abagabo, n'ababyeyi b'abagore yego barabikora, ariko umwana mu buryo karemano we aba areba cyane cyane nimba ari umukobwa, icyitegererezo cyo kureba ngo ese abagabo bitwara bate, ababibonera kuri se umubyara, kuko niwe figa cyangwa se niwe cyitegererezo cy'uburyo azabanamo n'abo batandukanyije igitsina, bitewe n'uko uburyo azabanamo n'abo bahuje igitsina abakobwa bagenzi be aba yarabiboneye kuri mama we wamureze wenyine, ariko papa we haba harimo icyuho. Ikindi ni uko uwo mwana aba azakura ari wa mukobwa ufite impungenge zo kuba yasigwa mu rushako cyangwa se muri relationship, bitewe n'uko aba yirinda ko yasubira muri bya bihe aba yarasizwemo na se, bityo akavuga ati ndashimisha buri umwe wese umbwiye ikintu runaka. Aba afite za behavior twabonye zitwa people pleasing, aba ari wa muntu ubereyeho gushimisha abandi wakiyibagirwa bitewe n'impungenge z'uko yasigwa. Ikindi kintu aba bana b'abakobwa bahura nacyo ni icyitwa silent guilt. Silent guilt ni ukuvuga ngo umwana wakuranye n'umubyeyi umwe w'umusingle mom atangira gufata inshingano hakiri kare, bityo imbogamizi ahuye nazo cyangwa se kumva adatekanye cyangwa se kumva afite ipfunwe ry'uko hari umuntu ubura mu muryango wabo, yirinda kuba yabigaragaza bikaba muri we mo imbere. Icyo gihe rero bimuremamo kuba amarangamutima ye atari wa muntu ubasha gusohora amarangamutima ye igihe biri ngombwa. Aba yumva igihe yaba abigaragaje yaba agoye mama we bari kumwe, cyangwa se twabibonye haruguru, aba yumva adashaka kumwongerera ibindi bibazo. Ikindi aba yumva yuko nawe agomba kurwanirira ishyaka umubyeyi umwe wamureze ari we mama we, aba yumva agomba kumubera nk'umutabazi, bityo bikamusunikira gutangira gufata inshingano akiri mutoya. Iyo nayo ni iyindi ngaruka. Ikindi cya gatandatu cyangwa se ari nacyo tugiye gusorezaho
ni ikijyanye n'urugendo rwo kuba nimba uri umuntu mukuru waraciye muri ibyo bihe byo kuba warakoranye n'umubyeyi umwe, hari urugendo ugomba kunyuramo kugira ngo izi ngaruka ubashe kugenda uhangana nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Icya mbere ni uko nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byacu byatambutse, ikintu cyitwa kugira awareness, kumenya impamvu ibintu biriho, kumenya impamvu ibintu uko witwara, ukamenya impamvu ibitera. Iyo wamaze kumenya impamvu ibitera, bigufasha n'ubundi gushaka igisubizo. Kimwe mu kintu cya mbere gishishikarizwa abantu baba barahuye n'izi mbogamizi zishingiye ku marangamutima ni ugukora ibyitwa self love. Iyo wikunze cyangwa se iyo ushaka umwanya wo ukawiharira, ugakora ibintu ukunda, ugakora ibintu ushaka, bigufasha kongera kwitekerezaho mu buryo bw'amarangamutima ndetse no kugumya wisobanukirwa, kuko iyo umuntu yisobanukiwe amenya intege nke zishingiye ku marangamutima afitanye isano n'ahahise ho mu bwana, bityo bikamufasha kumenya ngo ese ibyatuma mpura n'ingaruka mu buzima busanzwe. Urugero, nimba umenye ko uri umuntu uhora uvuga, bigora kuvuga oya, icyo gihe uba ugomba kumenya yuko uko byagenda kose ibyo wemera gukora harimo ibyo uba utiteguye gukora, ahubwo uba wabyemeye bitewe n'uko wahuye n'izo ngaruka. Iyo rero wamenye ko iyo people pleasing behavior cyangwa se ugorwa no kuvuga oya, cyangwa se uba wumva ubereyeho gushimisha abandi, bigusunikira gushaka uburyo ki wakiga kuvuga oya kugira ngo ujye wirinda kwishyira mu bintu utari buze, mu nshingano utari buze kuba wakuzuza neza. Ibi ni bimwe mu by'ingenzi ugomba kuba wakora. Icyo cyari icya mbere, ariko icya kabiri nanone ni ugukora ingingo twagiye tuganiraho kenshi yitwa inner child work, kugira icyo uhindura ku hahise hawe ho mu bwana. Bigufasha kureba ibyo wibitse muri wowe wanze kugaragaza igihe wari uri kwibwira uti ntabangamira mama wandeze ari we wenyine, bityo bikagufasha kumenya ngo impamvu nakoraga cyane nuko nashakaga kwirinda ko nafeiringa mu buzima kugira ngo ntababaza mama wambyaye. Bityo iyo umenye yuko hari bitaragenze neza mu gihe cyahise, umenye uko uri buze kubikemura. Iyi nayo ifitanye isano n'iyo ngingo twari tumaze kuvuga ijyanye no kwisobanukirwa. Ahangaha niho usubiza amaso inyuma kuri iyi inner child work, ni ukuvuga ngo kugira ibyo ukora ku mwana w'ahahise wahawe uba ukurimo, kubera ko uko umuntu aba yitwara bishingiye ku hahise he, ni ukuvuga ngo ni bya bindi biba bitarujujwe mu gihe cy'ubwana. Niyo mpamvu rero ari ingenzi kuba wasubiza inyuma ukareba bya bindi, ya myitwarire ifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana, ukagerageza kugira icyo uhinduraho. Turabashimiye cyane ku bantu badukurikiranye kuri iyi ngingo igaruka ku bana b'abakobwa baba bararezwe na ba mama babo gusa ariko babura umubyeyi w'umupapa. Ingaruka bagenda bahura nazo n'ikizitera n'impamvu yazo nibyo twagarutseho muri kino kiganiro. Gusa igice cya kabiri tuzagaruka tureba noneho tuvuga tuti ese noneho ku muntu ubashije kumva kino kiganiro ariko akaba ari umusingle mom ufite umwana ukiri mu myaka yo hasi, mu by'ukuri utarakura ngo atangire guhura n'ingaruka yahuye nazo muri iki gihe akiri mutoya, ese ni iki umubyeyi w'umumama yagerageza gukorera wa mwana we w'umukobwa kugira ngo agerageze kumurinda izi ngaruka zishobora kuba zashingira ku kuba umwana mu buzima bwe atabona cyangwa se atabona umwanya uhagije wo kuba yaba ari kumwe na se, cyangwa se n'uwo mwanya akaba ari nta nawo.